Yes, bakunzi ba Mukazi TV bahaye kazi mwese aho muherereye hirya no hino. In 10 minutes of last, but now at 4 minutes. It's a 14 minutes of last. Ngirya show kuri Mukazi TV aho twaguteguriye video zisekeje by'ubwihariko kuri niyo babasiko mwakunze mwese kandi mukunda okugeza aho show ya show muri aka kanya ukora subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo twebare musiku good. Let's go already. Make subscribe, like, share ndetse na comment ukomeze kibandira musiku. Umutima we utamushoboza kwatura nyamara yumva yaruhuka amaze kuvuga nyamureka uwo muntu akeneye urubuga akeneye amatwi atamwumvira ubusa iyo ari wowe wahisemo gufungurira umutima aba kwisanzuyeho ntukamutwifurika uzanire mpinduka ritamukomeretsa cyangwa rikamutoreka uziko ijambo ryiza burya ari mugenzi w'Imana niba utamuye fe akiruta ubugwa neza uziko ijambo ryiza burya ari mugenzi w'Imana niba utamuye feza akiruta neza muhanagure isoko y'ihumure ayibona muri we muhanagure bimureka ngo ahagure isoko y'ihumure ayibona muri we muhanagure Nagure Nagure aya Maria. Yes sir. Katwitwa igitekerezo ya King James. Rwanda twebwe nabo. Ubwo ni mu Rwanda nyine. Indi Mutibani. Kiramo twumva. You're the man, guy. Okay. Indi Katika. Navy. Yitwa ya South Soul yitwa African Star. Yes. Yonda nice kweli.
yeah. Chelewa, 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 yeah. Chelewa, 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 hey, chelewa, chelewa. Okay, garuke gato muri gospel rero. Ejo dukore interview wambwiye ngo ari indirimbo ngo Zarine Gahongayire ukunda harya sibyo? Nanakubwiye ari mu bantu ncagura nawe nadiriye ubundi umva ngubwiye nyibyibuka telefone angiriye uziko Adriye already yambwiye ko ashaka kugufasha kandebe muri tugira ngo ndakubeshya sibyo kandebe neza ari hanze Adriye iyi ari muri Amerika ntabwo bizi harya ari imbiza ahubwo nyine uko no kuri nubwo hanyuma ya Bob ndibaza kabisa yamukorera akantu keza kandi ndabizi ko yagira so ari kwa Bob kavugana donc kama price ibiciro byose bisabwa kugira nanjye ushaka kumuvisha ko n'inshuti yanjye ariko sawa wabyuka mu ngaro no ukoze ko kumira ibisabwa bikumva hanyuma kagira ariko numara gufatisha kongera kumubona uriya musore uzamuhamagare muri kumwegera muvugishe byumvise naje ngo bamuhamagare none muvugane mu kanya kabisa tu kanumba uko no kuri man urabyumva ute nyine kireka mbiririye bike Adriye amaze kwemera ko azagufasha ibikorwa bya muzika video n'amaudio yabyemeye byanga byemera urishimye cyane ndishimye cyane kereka uhari wenda subunakora ikimenyetso urumva unyuzwe se kereka mise mbikoramo indirimbo nkabikumvisha banza mbwira urumva unyuzwe cyane kabisa ufite imyaka ingahe imyaka 19 ikigaragara ameze ute ubu uri kuri televiziyo umutima wanjye ntago uri kugenda ujya mu gitereko uko meze byatangiye ntaragera hano ubwo nyine biri kugenda bikira yashize igihe nifuza kuzaza hano ariko Imana yabikoze ndishimye kuko nibwiye mu mutima wanjye yuko ntari bwakirwa ariko birakunze uraho rero ndaho wajya ntatsi munsi nitubonane agiye nigeze kwibaza n'ibyo ndimo ahubwo ikigaragara nyine ufite ubumuga bwo kutabona yego gitari wayize gute kandi utabona imirya uzabaza n'abandi bacuranga nyine basanzwe bareba ntabwo bacuranga bareba gitari nyine ni mu mutwe buri gicurangisho cyose wenda havuye ibicurangisho byose bituma akoresha nuzi mu mutwe gusa kuko hari n'abandi bareba ingoma none baze turiya tuntu tw'ingoma kugenda udukubita byose birasaba abantu bashobora gutekereza yuko bisaba ijisho yego ariko buri cyuma cyose buri ni mu mutwe ukoroshaho kunyigisha ko nanjye ngenda nkubahesha nasanze ari ryo banga iryo kugendera mu nzira zawe nkoresha ibyo ushaka gusa bimpa amahoro n'umunezero sinabasha kubabona kureba kujya kure yawe niko kuyoba ijambo ryawe rikanca umutima wanjye nta n'umwe wankunda ndamera nkawe wahinduye ubuzima bwanjye bwose Yesu we uri mwiza cyane we uko wansanze uko niko wankunze ubu numva nisanze uri mwiza cyane we amaso
yabonye ubwiza bwawe iyo ndirimbo yanjye uri mwiza Yesu we. Mu kimwe mu byambabaje bikomeye nshaka Shyira urumuri rw'agakiza vuga ngo ndagushimye ndarushimye. Twishimye ko niyo Bosco arongoye Irene nuko umugore we yitwa Irene to nyago Juni mu gifaransa ntabwo ajya yazamo amasaku nyijuru amasaku nyisi mu gifaransa urikumva Irene ni umugabo meta Irene ni umukobwa. niyo Bosco turamushimiye ko arongoye Irene Gusa ibi ni ibiki koko Juni niyo Bosco arongoye Irene Juniya twatangiye ikiganiro twatangiye nta imba yafashe kubuza nakundi Juni nk'ibi kankubaza ubundi izina nasoma sindika we uragana n'itangazamakuru cyangwa urumva izina Irene na Irene mbese nyine iyo ugiye muri English ni Irene yego okay niyo Bosco arongoye Irene yego arongoye Irene ese niyo arongoye ko atabye kurongora igize nose wigeze umuntu ufata imodoka akora imitation atazi ko igenda dore simbi majerwa uba watwayeho barayatsa karakigenda gashyamo vitesse na essayage ubuyemereye mu gihe ufite garanti kuri bwishyure yego ku buryo wagiranye imodoka n'umugore nyine ndavuze ngo none siragoze ngo umugore sha usana kubeshye nese nawe ugiye gutera ivuze ko igenda. iyi niyo interview nkoze numva nezerewe kubera muri Irene hari abantu benshi bameze nka niyo Bosco ariko ababasha ibyo abasha bameze nka we usanga ari umuntu umwe mu bantu igihumbi. Exactly ibyo nibyo rero bayange nanakubeshye naje nje kujyana nshungirire kuko ibyo bambwiye bishobora kuba ari ukuri numvaga ko dushobora nko kugira ngo gasanga nabyahindutse umukobwa yisubiriye nkuko na Jory yisubiriye ate sinakundanaga na Bosco cyangwa ko twabyibagiwe biriya bizashira urumva iki kintu nticyasose nose nta makuru afite gusa agenda kose yamuteye Irene araje akamuhoza Irene ariko Juni